Nyakubahwa Perezida, mu minsi ishize twabonye intumwa z'i Burundi mu gisirikare n'iza leta zitabira ibikorwa byabereye n'ahangaha. Ejo bundi tubona impunzi z'abarundi zitaka ubushake zisubira i Burundi. Abantu bakavuga ati se haba hari umubano muri iyi minsi cyangwa se ibiganiro byabyihariye kugira ngo imipaka yongere ifungurwe yo ku butaka? Murakoze. Nta gufungura imipaka iracyameze nk'uko yari imeze ntacyo, ariko twebwe na mbere hose no gufunga kw'iyo mipaka nta uruhare u Rwanda rubifitemo. Abarundi nibo bahisemo gufunga imipaka, ndetse turababwira ngo aho bazashakira gufungura, twebwe ntabwo twigeze dufunga. Ndetse n'ubundi hari abava i Burundi bakaza hano, hari abantu bava hano bakajya i Burundi, hari abagenda na Rwanda sinzi niba ikijyayo, bagenda ariko hagati aho muri uko gushakisha twabana dute birenze ibi birushijeho kuba byaba byiza, abantu baravugana, twe nta na rimwe tugize dushaka guturana kugira abaturanyi tutameranye neza, ariko bijya biba biraba n'ubu birahari, ariko muzakurikirane neza ntabwo byigeze biduturukaho na rimwe. Niyo mpamvu ndetse kugenda no kugaruka rimwe na rimwe, twe nta abantu aho bashakiye baraza, bashakiye baragenda. Nabo aba impunzi niba duha za UNHCR cyangwa abandi bakorana n'impunzi bakaza bakavugana nabo, niba hari abumva bamaze kurambirwa ubuhunzi bashaka gusubira iwabo, twe tubaha UNHCR ikabatwara. Ntabwo twagumisha hano ashaka gutaha, n'ubundi yaje hano atari uko tubazanye, ahubwo ni uko bahuye n'ibibazo iwabo bagashaka kugira ngo baze babe hano. Nta kintu gishya rero kindi. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Scovia Mutesi, ndi umuyobozi w'ikinyamakuru Mama urwa Gasabo TV. Nashaka kubaza ku kibazo abacuruzi bafite inganda mu Rwanda uyu munsi bavuga ko babangamiwe no guhangana n'ibicuruzwa bituruka mu mahanga, kuko basabwa ko bapfunyika cyangwa package mu bikoresho bitangiza ibidukikije, mu gihe bituruka mu mahanga biza muri plastique, byaba bifunze mu macupa cyangwa amashashi abifunze. Basanga rero badashobora guhangana nabo ku isoko, bikaba bifite ingaruka ku nganda zabo, aho bamwe bavuga ko ahari bashobora kujya hanze kugira ngo nabo binjize ibisa n'ibyo. Basanga niba ntacyo bitwaye nabo bashobora kubikoresha. Ikindi kibazo nari mfite ni ikijyanye n'abaturage uyu munsi bishimira imihanda itandukanye hirya no hino mu gihugu ihuza uturere, ariko abakora iyi mihanda minini ya kaburimbo ntabwo bashyiraho rigori cyangwa inzira z'amazi zigera mu gishanga, amazi akajya mu ngo z'abantu cyangwa mu mirima, aho usanga rimwe na rimwe bisanga batuye mu manegeka kubera igikorwa remezo cyaje. Ndabashimiye Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Icyambere kitari n'iki ikibazo uvuze inganda n'abacuruzi n'iki, ikibazo cya mbere dufite ahubwo nta nganda dufite. Niba twubakaga inganda nyazo byadufasha, ibintu ntibigomba tukagabanya ibiva hanze, bimwe bikaba biri hano cyangwa twe tubyohereza hanze. Aho niho nahera twashaka uburyo byakorwa, kuko hari ibintu byinshi bishobora gukorwa mu gihugu byanajyanwa hanze cyangwa byakoreshwa mu gihugu bidakeneye plastique. Niba naho twaharebaga cyane tukagabanya, ariko kuri ibyo bindi ubwo busumbane buzanwa mu bacuruzi n'ayo mategeko ya plastique, ngira ngo bigomba kuba ikibazo cya mbere bikorwa nabi cyangwa bikurikiranwa nabi. Icyo kibazo kimaze igihe, ndibuka ko kigeze kuganirwa, abantu bagifatira ingamba z'ukuntu, ntabwo ubwo bitumye nibaza aho byahereye, kuko
ikibazo cyaraganiriwe cyagomba gufatirwa ibyemezo ariko ejo nzabisuzuma numve neza uko bimeze ejo dufite cabinet meeting rwose ndumva nzakibaza abantu birimo bakansobanurira hari uburyo bugomba kuba buriho ibintu byakorwa cyangwa bikaringanizwa bitakutaje cyane abakorera mu gihugu kurusha abakorera hanze bazana ibintu hagomba kuba hari uburyo ntibivuze ngo dukwiriye kurekura noneho kuko nabyo uko byari bimeze twasanzemo harimo akamaro kanini harimo inyungu nini ibyo kuvanaho za packaging ibintu bya plastique ariko abantu babisuzumye neza bashobora no gushyiraho ingero zitandukanye ibintu bimwe byakorerwaho cyangwa uburyo byakorwa bikagabanya ubwo bukana bw'abantu batakaza imari kubera ko ibiva hanze nabyo bikwiriye kuba bifite uko bihera babyongeraho amafaranga kubera iyo mpamvu kugira ngo nkuringanize n'uwo mu gihugu wishyura ibirenze kubera ko we yabikoreye mu gihugu byose ushobora kubishyiraho rwose tax ari ukoresha hano nta bundi buryo agomba gukoresha plastique nashyiraho tax ariko byagera kubivana uzana plastique ayivana hanze nko kuba kabiri ibyo byose birashoboka hari uburyo bwinshi umuntu yagenda bisuzuma akabiringaniza kandi udatakaje icyangombwa cyo kuvuga ngo tugomba kugabanya plastique kuko bimaze imyaka 20 ngira ngo bya plastique ikindi cyari iki iby'imihanda urumva ni nk'ibyo nabyo ni nk'ibya plastique wari uvuze imihanda ubwo impamvu abantu bakora batyo nabi bituzuye bikangiza ni ukutabikurikirana kandi nitwe bigomba kuba biturukaho kuko ari ugiye gukora umuhanda umuntu wa mbere utanga ibigomba kuzuzwa n'indese ni twebwe dushaka imihanda niba twarabitanze hariho cyangwa hatariho uburyo bwo gutwara amazi ikibazo ni icyacu niba twarabitanze nabyo uko bakora imihanda tubifite umuntu akazaza akavuga ati umuhanda mwanshinze narawukoze nararangije nimunyishyure bakamwishyura akagenda batabikoze ni twebwe ntabwo ari abakora umuhanda ngo ni ikibazo cyacu kigomba gukemuka nacyo byanze bikunze uzampa ingero gusa zimwe nakuzimpe kuko ibyo byombi nashaka ko hari inama y'abakuru ba minisitiri ejo hari urugero nyakubahwa perezida wa repubulika umuhanda Kigali Bugesera abaturage batuye munsi kandi ubona ko hari amazu afatika abantu bubatse neza ariko hari za ruhurura ziza zitangira ari umugende w'amazi bikarangira bibaye ruhurura abaturage basabwa kuhimurwa leta batangira gutanga ingurane kugira ngo ibere niba munyuma ikindi kibazo kimwe kiribana n'inyambo ejo bundi mwagabiye miri wa Katari inyambo Albert Rudatsimburwa twaza tuganira avuga ati birakwiye ko inyambo zishyirwa mu murage w'igihugu ku buryo buri official ibyo bintu mwese mubitekerezaho bizakorwa ryari muzabitekerezeho mwebwe muzabitekerezaho mubikore njye mfite inyambo ndazitunze ndishimye uko muzazigenza migirire gute ibyo birabareba njye nzatunga ngabe nishime
nyambo ko ari amateka yacu se mwe mukora akazi ko siyo mpamvu se kujya muri umurage w'igihugu ibyo birabareba muzabishyiremo ngewe Bloomberg. kera abantu bazahamagara abantu bakora bafite amaresitora bafite ibiki ngo baze bagaburira abantu bari bageze ku 1000 mu gitondo turakora neza akazi ugeze ku lunch tugira break nagiye kuyifatira ahandi nagize amahirwe kutayifatira so ngarutse mu afternoon usanga barambwira harimo n'abayobozi harimo n'iki bose bamwe babajyanye za ambulance ziraho zitunda zijyana abantu mu bitaro ndabihorera ariko ugasanga nta n'uvuga ati bazanye ibi bintu bamukurikirana ibibazo ndetse habaho guhura kundi aho ngaho bakagarura wa wundi bakaba ariyo baha ngo atange serivisi zo kugaburira abantu urumva biri muri twe ntabwo ikibazo ari cy'aba bandi batanze serivisi mbi gusa ariko n'abo bazikoreye nabo arishyura akagenda na vuba abantu benshi ngiye mvugana nabo bakakubwira iriya resitora bakakubwira izina ejo bundi twagiyeyo twese uko twari 7 none 4 twese twararwaye na 2 bari aho bari ku standby bategereje kurwara ugasanga ni ikiganiro gusa byahereyeho hashira icyumweru kubera ko aho hantu hari ukuntu wenda hagezweho cyangwa bahavuga neza ukumva ngo basubiyeyo